ngo abatwumva bitandukanye kudedemanga na autisme ni ibintu bitandukanye nta naho bihuriye. Umwana wa autisme ufite autisme aba afite juste ikibazo cyo gutanga message. Gihe ndashaka kuba ntavuga ariko nkakoresha geste amarenga ngatanga message ni communication. Ariko umwana ufite autisme utanavuga nabyo ntabwo abikora. Ubwo umuntu dedemanga ariko ariho aratanga message, agerageza gutanga message. Umwana ufite autisme afite iyo trouble de communication, niyo message ntayo yitanga. Arashobora kuba ababara cyane ahantu ntamenye kwerekana ko ababaye, ntamenye kuhagaragaza, ntamenye kugaragaza ko ababaye. Umwana ashaka kugwa ntarire nkuko kuko ni umwana kandi yababaye. Umwana yarize ni communication. Abashaka kuvuga ati mu ntabare ndababaye, naho yabatababaye cyane ararira kugira ngo bamwiteho. Icyo nicyo cyambere rero cyo muri communication. Icya kabiri ni imibanire y'umwana muri society, ibyo bita interaction sociale. Imibanire y'umwana ni ukuvuga ngo umwana ashaka kubona papa na mama bavuye ku kazi, ubundi umwana yihutira asanga papa ajya kumuhobera, amwishimiye. Usanga umwana aramubonye akajya nk'utamubonye, akagira nk'aho atamwishimiye kandi muri we arishimye. Ariko ntabashye kugaragaza ayo marangamutima ntashaka kuyerekana. Umwana yaba ari mu bandi bana ntamenye gukina nabo, ntabasange, ukabona ari mu bintu bye arakina n'akantu ke cyangwa akarizwa n'ubusa. Ibyo iyo communication iba yanze nyine ntigenda nkuko bikwiriye. Ibyo ni ukubitandukanya. Hariho trouble ya communication, hari n'ibindi ndiho ndavuga bya interaction sociale, imibanire y'umwana n'abandi. Umwana yabonye nyirakuru arishima, we arashaka kumubona gutya akabona ari bisanzwe, agasa nk'ugenda kumuhobera agahita aca iruhande atanamuhobeye. Donc icyo ni ikibazo muri societe, atamenya ukuntu yitwara, atazi ngo hano bigenda bite, yingiza hano bigenda gute, nitwara gute, mvuga gute. Ibyo rero no kubimufashamo umuntu akabimwigisha. Numva ibintu byose umuntu aba kwigisha, umuntu akwiye kwigisha umwana w'umutiste. Ikindi cya gatatu nangiye kuvuga ryo bita trouble de comportement, imyitwarire y'uwo mwana. Usanga umwana soit aritonda cyane bikabije, buna arigunze, ari mu bintu biki. Hari n'undi ukubagana byandi birenze. No kubagana cyane ubwo yaba yirwaye. Si ukuvuga ngo gukubagana cyane. Hari umwana ukubagana ukona birarenze, agukubagana amena afata ikintu yajya gukinisha igikinisho ntagikinishe neza. Bese ibintu byose ukabona arabikora, akagira utujeste tutakwiye ku ntoki. Wamureba utuye umwana duke barakora kenshi, ukabona ariho arigendera ku mano, ashinze amano. Ugasanga mbese ugasanga umwana ukuntu yitwara n'ibisanzwe ugereranyije imyaka ye niyo abana bangana, cyangwa n'ibyo dusanzwe tumenyereye ku mwana ungana gutyo. Ugasanga hari ibintu bitagenda. Umubonye gutya physiquement ukamona ahagaze atakina, ubona ko nta kibazo. Yatangira gukora utuntu muri twa tundi twose ukabona umwana ibi bintu ariho aragira. Kenshi ababyeyi iyo bari kumwe nabo hariho nk'abantu babahohotera, bababwira nk'ibintu nka umwana mwamureze nabi, no kumutonganya no kumubwira nabi, bakamubwira nabi ngo umwana mwamutetesheje, ntibamenye ko umwana afite icyo kibazo. Ariko muri ibyo bintu byose twavuze, abo bana ni ikintu cyinshi bibagora, nuko batazi kwigana. Murazi ko umwana wese akura, twese twakuze twigana, turebera kanaka, tureba uko bakora, bo ntibazi kwigana. Ibyo rero turabibigisha nabyo, kwigana kugira ngo bamenye uko ibintu babikora. Umwana kugira ngo abe umutiste si ngombwa ko agira ibyo bintu byose. Ashaka kugira kimwe muri byo cyangwa bitatu. Nkuko umwana wese ufite autisme atandukanye n'uwundi, nta wundi usa n'uwundi. Nicyo gituma abatwumva bamenye ko autisme ntivurwa, nta muti batanga, ntaho bakanda ngo autisme igenda, ntaho.
autisme ubana nayo nukumugorora nukumujyana mu ishuri bakamwigisha bakamutoza cya kinda atazi atitwara uko bisanzwe bakamufasha none iyo atojwe aratozeka cyane